Refuge TV ubuhungiro. Mwiriweho mwese abaduteze amatwi kuri iyi channel tuvugiraho ijambo ry'Imana. Turabakiriye mugire ikaze, mukomeze mwisange kandi dukomeze dusangire ijambo ry'Imana turagezaho buri munsi. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku bintu maze iminsi numva mu nyigisho zo kuri YouTube, kubera ko nanjye channel yanjye ikorera kuri YouTube. ntabishaka njya kuri YouTube nanjye nkareba, yenda ngiye kureba izanjye uko zimeze, ko ziri kurebwa, nkareba n'iz'abandi. Noneho hakaba rero ubwo mbona inyigisho z'abandi swati zimfasha cyangwa se zirimo aya makosa mpora mvuga y'idini y'imyigishirize mibi, noneho bigatuma nibuka aho nari ndi kwigisha icyo nashaka kuvuga, nkamenya cyangwa nkabona ukuntu abantu bashobora kubyakira ibyo mba navuze, kubera mba maze kubona ibintu abantu bamenyereye hanze. Ejo narebaga umudamu, simvuga amazina ye, ariko ari kwigisha avuga ukuntu ngo yatambye igitambo, ngo Imana yamusabye, ngo Yesu yamusabye mugendereye mu nzozi, ngo amusaba ngo kutamba ngo umwana we w'umukobwa cyangwa se gutanga umugabo we, ngo hanyuma ngo nyuma aza kuvuga ibindi. Ubwa mbere abigira ibanga, nyuma aza kubyemerera kubivuga. Ubwo namwe mwaragiye kuri YouTube kuza mwabibonye, hari channel yamushyizeho. Rero ikintu cyanangaje muri izo nyigisho, kubera ko nari ngeze ahantu ndi kubabwira iby'impano z'umwuka wera zifasha abana b'Imana gusa na Yesu Kristo. Hari aho yabivuze rero, avuga ibyerekeye ibikoresho by'umumaro biba mu nzu y'inyumba, abivuga ukuntu nk'aho ibikoresho byitwa ngo iby'isoni ari ibyo gukora ibyaha. Nza gusanga atari byo, ni ukutumva neza ijambo uko ryanditswe ngo umenye n'ibisobanuro. Aho rero ahantu hatumye ntegura inyigisho, kuko ndi kwigisha nanjye iby'impano z'umwuka wera Imana ikoresha kugira ngo abana bayo base na Yesu Kristo. Nza gusanga ako kantu niba mu matorero menshi bagafite gutyo, ari ikibazo ngomba kugakosora, ngomba kugasobanura. Ariko uwo mwigisho z'uwo mudamu naje kubonamo ibindi bintu bituma abantu mukunda abahanuzi n'abantu mukwiye kujya mushungura biteye ubwoba. Mukwiye kurushaho gushungura cyangwa mwakumva za message mukareba neza niba za message ziba zije koko ziturutse ku Mana. Reka dufate urwo rugero yavuze ati ngo Yesu yaramusanze mu nzozi, nta umubwira ko ari Yesu. Yenda Yesu uwo ngo wamwiyeretse aramubwira ngo ni Yesu, ariko aramubwira ati nguhitishijemo urampa umukobwa wawe cyangwa urampa umugabo wawe. Nuko n'ibyo ntacyo bibabwira mwebwe abantu. Ntabwo muzi yuko bajya basabwa gutanga ibitambo by'abantu bakunda. None umuntu ukweretse mu nzozi akakubwira ngo ntambira, ngo umpa umwana wawe apfe cyangwa umpa umugabo wawe apfe, ataniye hehe na ba bandi bakubwira ngo bagiye gutamba ibitambo ku bantu b'abazimu cyangwa kuri dayimoni? Gucyo nicyo cyakubwira ko umuntu ngo mu nzozi yabonye Yesu umubwira ngo ntambira umwana wawe cyangwa ntambira umugabo wawe, umugabo wawe apfe cyangwa umwana wawe apfe. Yemwe bene da, kuki mutagira amakenga? Nagiye kuransanga uwo mugore yarebwe n'ibihumbi bari 140 ingahe. Ntekereza yenda yuko abantu bagira amatsiko, murabwiye ngo yagiye mu ijuru, bajya kureba nyine byamujyanye mu ijuru byabonye. Ariko njyewe ngira amakenga iyo umuntu ambwiye ngo Yesu yaramubwiye ngo namuhe igitambo cyo mu muryango we, ngo namuhe abana. Yesu ni Imana. Imana ifite uburenganzira n'ubushobozi bwo gutwara abishatse igihe ishakiye, igasarura uko ibishaka. Ariko ntabwo yaza kukubwira ngo mpa igitambo urakimuhasa n'icyawe, ngo mpa umwana wawe se uramumuha n'uwawe. Iyo bigeze aho umuntu Imana ishaka kumuhamagara, ntabwo ari uw'ababyeyi bamubyaye, ntabwo ari umugore umugabo ntabwo ari umugore wamushatse. Imana iyo igiye guhamagara umuntu umwe uwishaka iramuhamagara, ishobora kukumenyesha ko izamuhamagara, ariko ntabwo ishobora kwaka uburenganzira ngo hitamo uwo ntwara n'uwo datwara. Uriya muntu wamubonekeye akamubwira ngo nahitemo, ankora ngo namuhe, uburenganzira se dufite bwo gutanga umuntu wo gupfa no gukira n'uwe. Iki cyakugura kuri umuntu yabonye Yesu koko?
icyo rero cyarantangaje. Reka nkwereke impamvu abantu bakurikira biriya kandi bagatekereza ko uriya muntu yabonekewe kuko na Yesu, bagendera ku isezerano rya kera ku bintu baba bumvise nabi. Imana yabwiye Aburahamu iti jya kuntambira umwana wawe Isaka. Muzasome neza muzasanga muri biriya bihe Imana yabwiye Aburahamu ngo ajye gutamba Isaka, hari abandi baturage bo muri ako gace bo muri icyo gihugu batambaga abana babo mu kibaya, nibagize izina ryacyo, ariko icyo kibaya nicyo cyaje guhindukamo Gehenomu, nicyo cyaje kwitwamo Gehenomu. Ni ahantu abantu batambaga abana babo. Noneho Imana nabibwire Aburahamu iti jya kuntambira umwana wawe. Njye rero ndi kuhasoma naravuze ko Imana ivuga yuko idakunda abantu bayitambira abana babo muri kiriya kibaya, none ikabibwiye Aburahamu ngo ajya kwitambira umwana wayo, Aburahamu akagenda. Ariko dore icyo Aburahamu yataniyeho n'abandi batambaga abana babo icyo gihe. Aburahamu yaremeye gutamba umwana, ariko ntabwo Imana yamufashe, ntabwo Imana yishe Isaka, ahubwo igihe ageze ku musozi agiye kwica umwana we, nk'uko n'abandi bapagani babikoraga, Imana ntabwo yashimye ko Isaka bamutamba ari umuntu, kandi Imana yaragayaga abandi bantu batambira ibigirwamana bakabatambira abana babo. Niyo mpamvu yamusimbuje intama. None ambwira ati reka wikice umwana wawe, mbonye yuko utamunyima, ariko dore intama yo kumusimbura. Aburahamu atamba intama, ntabwo yatambye Isaka, ntabwo yamwishe. None uriya mugore we arakubwira ngo Yesu yaramubwiye ngo mpitiramo, ngo mpa umukobwa wawe cyangwa umugabo wawe apfe. Ubwo si ibyo bibaho? Mukumva ko umuntu uri kuvuga gutyo koko ari kuvuga avugira Imana, ari umuntu weretswe n'Imana cyangwa weretswe na dayimoni? Peu importe ako bigize yuko iyo principe yuko Yesu aza kumwaka ngo umuntu wo gupfa, iyo principe ni fo. No muri Bibiliya ntabwo Imana yigeze ibwira Aburahamu ngo bice umwana bamwice nyakumwica. Reka da, yaramusimbuye itanga intama ngo apfe mu mwanya wawe. Rero Imana ngo ikaza kukubwira ngo umwana wawe apfe, nawe ukemera ukamutanga, warangiza kumutanga ukazavuga ngo watanze igitambo ku muntu utekereza ko ari Yesu kandi yenda atari Yesu, ni ikigirwamana. Nakabyarwa. Narumiwe. Ubwo ngubwo yaje gukomeza, sinzi ibindi bintu yavuzeho byinshi. Ndavuga nti rero itorero ry'Imana riroramye, kuko uriya mugore ngo akorera muri ADPR, kuko uriya mugore namubonye ahantu henshi baramutumiye ngo aze kwigisha, ariko umuntu watanze ibitambo by'abana be kugira ngo akunde abone ubushobozi n'ibyo agira, nakumiro. Bon, ubwo nagira ngo mbaburire, kuko mu by'ukuri ibintu biri hano hanze mu matorero yitwa ngo ay'Imana, mujye mubireba, hanyuma nimurangiza mushishoze. Ntabwo bibaho. Ubwo rero uwo mugore niwe naje kumva nyine avuga ngo ibikoresho byo mu nzu y'inyumba ngo harimo ngo byagenewe ngo gukora isoni, gukoza isoni, ngo bakoresha isoni zo gusambana, avuga ibiki byose. Nyamara ubu turaza kuhareba aho ngaho muri ibyo bikoresho byo mu nzu y'inyumba, ni nyirinzu ukoresha bimwe iby'umumaro agakoresha ibindi ibitari iby'umumaro mwinshi. Donc afite ibyakoresha by'umumaro mwinshi, afite n'ibyakoresha by'umumaro muke, ariko byose niwe ubikoresha, kandi yaba umumaro mwinshi yaba umumaro muke, byose ni umumaro mwiza, nta byaha birimo. N'iby'isoni avuga cyangwa ibikoresho by'isoni cyangwa by'isoni nkeya, ntabwo ari ibikoresho bibi, ni ibikoresho byiza. Ndabisobanura mu ijambo. Ariko icyo ushaka kubabwira ni ukubabwira ngo bari abantu bitirirwa ngo bakura mu idini, ngo mu mwuka ngo werekwa n'ibiki, ngo barahanura. Mushishoze bene data, ntabwo Imana yigeze babwira ngo mwakire ubuhanuzi bwose n'abantu bose, uko baza babwira ngo beretswe n'Imana ngo muvuge ngo nibyo niko bimeze. Njye uriya mugore watanze igitambo cy'umukobwa we, ngo icyo kintu cyamubonekeye kimubwira ngo nagihe umwana wo gupfa cyangwa umugabo wo gupfa, agahitamo gutanga umwana, yatanze igitambo cy'ikigirwamana nk'uko n'abandi babikora bakora nkawe. Ibyo yita impano yabonye, ntabwo mpamya ko ari impano Yesu yamuhaye. Ubutekamitwe bwe rero mwumvise hari umuntu kuko ubwo namubonye ari umuntu umumpaye, ngo nindebe umuntu bwaramusengeye ngo reka mbabwire ubonye bw'uwo muntu, ntabwo mvuga amazina ye. Umuntu yaragiye aribwa n'inzuki, yarabanje aragwa kuri moto, arangije hashize nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri aza kuribwa n'uruyuki ku nda, aratumba inda irabyimba. Uruyuki uwo ururiye wese arabyimba. Nuko abonye kuri YouTube uwo mugore ari gutanga ubuhamya ngo yahawe impano
ngo yo gukiza indwara, yo gusengera abarwayi ngo bakire, kandi ayibonye ngo yamaze gutanga igitambo cy'umukobwa we. Nuko noneho umugabo aramuhamagara ati ngaho nsengera nanjye natumbye inda kubera urubuki rwamuriye. Umutekamutwe aramubwira ati genda ufate amazi uyashanire ushyiramo umunyu, nurangiza ushyiramo amavuta ya elayo, nurangiza unywe, mu minsi 5 bizaba bikize. Niko bene da, uruyuki rwakurumye ubundi wanywa imiti utayinywa, hashira iminsi 3 ububyimbuke bukaba bwabayeho, ukaba wabyimbutse. Nuko umugabo rero yari convaincre ko ngo bamusengeye arakira. Nkibaza ubwo koko, kandi ngo yabaje kujya kwa muganga baramubwira bati nta ndwara twabonye. Kubera iki? Nubwo habyimijwe n'uruki rwaharumye, ariko ntabwo habyimijwe n'uburwayi burimo imbere. Umugore rero w'umutekamutwe ngo aramusengera, arangije amubwira ibyo bintu byo gukora. Umugabo abinywa iminsi 5 koko ngo ububyimba buragenda, nuko indira byimbuka. Ati rero amasengesho arakora. Namubwiye nti no, ntabwo amasengesho yagukijije, kuko muganga yarakubwiye ko nta n'indwara irimo, ntabwo wakize indwara utari ufite. Kubyimbirwa k'uruyuki, wanywa ayo mazi utayanywa, ayo mavuta yakubwe wabikora utabikora, wari kubyimbuka mu minsi 3 cyangwa 4. Ntabwo rero ibyo bintu ari byo. Ati ngewe nahawe impano yo gusengera abarwayi barakize. Ubu ngubu ntabwo yakize wa mugore we, ubu ngubu ntabwo yakize, ntabwo ari wamukije, ntabwo ari amasengesho yawe yamukijije. Ariko ubu ngubu ubutekamutwe busigaye mu itorero. Ni urugero rumwe ngiye gushaka n'abari nabakwereka. Rero nababwira bene data, rwose ndabinginze mushishoze no kuyobywa n'amadayimoni araha hanze avuga ngo akora mu izina rya Yesu Kristo, ngo yeretswe na Yesu Kristo ibintu bitabaho. Reka nisomere rero ku Bakorinto ba mbere igice cya 12 ndahera ku murongo wa 22, nyuma ndi busubone muri Timoteyo, kuko nanjye ndi kubabwira ibijyanye ni impano z'umwuka wera ziri mu itorero, hatarimo bari abapfumu ariko n'abarozi. Donc ziri mu itorero Imana yashyizemo kugira ngo abana b'Imana bashobore gusa na Yesu Kristo. Dusomere duhere ku murongo wa 22, haranditse ahubwo biri ukundi rwose, ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nke, hanyuma y'izindi nizo zo kutabura, kandi izo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike nizo turushaho kwambika icyubahiro, kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa. Nyamara izidateye isoni ntizigomba kwambikwa, ariko Imana yateranirije umubiri hamwe, urugingo rukennye icyubahiro iruha icyubahiro kuruta izindi, kugira ngo umubiri utirema ibice, ahubwo ingingo zigirirane. Urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabarana narwo, cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro, ingingo zose zishimana narwo. Rero subire haruguru ku murongo wa 22 nk'uko nkunze kubikora, namara kubasomera nyuma kangasubiramo kuri buri murongo tukagenda tuwumva neza. Ngo ahubwo biri ukundi rwose. Uyu Pawulo yari ari kubwira Abakorinto, atangiye kuvuga ibyo uko impano z'Imana mu itorero zimeze nk'uko umubiri w'umuntu umeze. Avuga ko abanyempano bo mu itorero ari ingingo zitandukanye z'umubiri wa Yesu Kristo. Ejo rero muri video nari navuze yuko ingingo za Yesu Kristo nari nazigejeje n'amatafari yubatse inzu, ariko mvuga ko hari impano z'abantu bamwe bateguwe kugira ngo bubake urwo rusengero rwa Yesu Kristo, bubake umubiri w'Imana, bawubakisha impano z'umwuka wera. Aha rero nubwo mfasha agace gatoya kugira ngo no kwitindamo, ariko mfasha agace kavuga yuko ingingo z'umubiri twese uko turi abakristo twahawe impano, hanyuma tukaba turi ingingo z'umubiri wa Yesu Kristo. Bityo rero ngo ku mubiri ibintu byose bifatanyiriza hamwe, ntabwo igice cy'umubiri gishobora kubwira ikindi ngo cyo nta kamaro gifite, nta n'ubwo igice cy'umubiri gisimbura ikindi. Ati rero ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nkeya, hanyuma y'izindi ati nizo zo kutabura. Ntabwo ngiye ku mubiri w'umuntu ngo nkubwire ngo urugingo runaka ni urw'intege nkeya, ariko hepfo ndaza kukwereka ingingo Yesu cyangwa ijambo ry'Imana rivuga ngo ni iz'isoni. Iz'intege nkeya reka tuvuge nk'ijisho.
ijisho tuzi ko akantu kangana urwara bita akanyararajisho gashobora kuza kakarigwamo cyangwa kakarinyaramo utuntu tungana urwara ariko ukahuma kandi bikakubaza kurusha ibindi. Ijisho ni urugingo wavuga ngo ni urw'intege nkeya, ariko ijisho ni urugingo rufite imbaraga, rufite ubushobozi, rufite akamaro, bituma ari rwo kutabura mu mubiri w'umuntu nubwo rwaba ari rutoya, nubwo rwaba rugaragara nk'urunyantege nkeya. Ijisho ni urugero nari ntanze. Dufate ururimi, narwo ni urundi rugingo ruto ruri mu mubiri w'umuntu, nubwo hari aho bavuga ko ururimi rufite imbaraga zo kuzakora ibi, ariko narwo aho ruri, dore Imana yarushyize ahantu rurinzwe n'inzasaya, mashwari, nukaba hagati, ariko kuko nirwo rutuma tuvuga, nirwo rutuma dushobora kuvuga ibitekerezo byacu abantu bakabimenya, bakabyumva. Donc ingingo rero zitwa yuko z'inyantege nke ngo nizo zo kutabura mu mubiri wacu. None ngo kandi ngo izo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gikeya. Ntabwo najya kuri za detaye ubugingo z'icyubahiro gikeya, ngo nizo zirushaho kwambikwa icyubahiro, kandi ingingo zacu ziteye isoni ngo nizo zirushaho gushimwa. Reka aho mpavuge gatoya. Murabona iyo twambara duhisha ibice byacu by'umubiri mu by'ukuri dufite isoni zo kugaragaza. Ni nabyo bita ubwambure, ni nabyo bita ngo ubwambure cyangwa ubusa. Umuntu akanga kwambara ubusa, noneho akambika ku gace. Akandi rero ijambo rikatubwira ngo ibyo bice by'umubiri wacu twanga kwambika ubusa, twita ubusa, mu by'ukuri ibyo bice by'umubiri byacu tugira isoni iyo twabigaragaje, ngo turushaho kubyambika kandi turabishima kurushaho. None se sibyo? Ibyo bice by'umubiri byacu, reka mbivuge mu buryo buziguye, enda abana batajya ngo babitoragura bakagenda babirimba ku musozi. Ariko mujya mwumva abantu bavuga ngo gukora ibishitani. Gukora ibishitani ubwo abantu bakuru bazi ibyo ari byo, ariko n'abana bazi ibyo ari byo. Noneho ibi bishitani ari uko bikozwe mu gusambana, ariko umugabo n'umugore bashyingiwe ntabwo bakora ibishitani. Ubwo muri kubyumva. Imyanya rero ndangagitsina niyo yenda kwitiranwa n'imyanya iteye isoni, ariko ngo ingingo zimeze gutyo, izo tuvuga ngo ziteye isoni, nizo zirushaho guhabwa gushimwa, nizo zirushaho kwambikwa icyubahiro. Umuntu yambara, iyo bavuga ngo yambaye neza, n'uwambaye akikwiza iyo myanya tuvuga ngo iteye isoni akaba arayambitse neza ntiyagire. Noneho havuga ngo nyamara ngo izidateye isoni ni ukuvuga nko mu maso, nko ku mutwe, intoki, ibirenge. Ngo imyanya y'umubiri idateye isoni ntabwo ukeneye kwambikwa, nta n'ubwo ukeneye guhabwa icyubahiro. Ufite ingofero ariko sinayishyizeho kuko umutwe wanjye ntukeneye ingofero, nta ruhara mfite. Donc ibice by'umubiri bigaragara tudakeneye no kwambika ngo nibyo bidatera isoni, ariko ibidutera isoni ntabwo ari ibice by'icyaha. Ibidutera isoni ntabwo ari ibice by'umubiri wacu bifite ikibazo cy'icyaha, oya, ni ibice by'umubiri wacu bikomeye, bifite akamaro kandi byubahiwe. Icyo ngicyo twese turarya, ariko tuzi neza yuko hari igice twambika kubera ko icyo gice cyagenewe gusohora ibyo twariye kikabijyana mu myanda. Ntabwo nyirirwe nkivuga icyo gice, ariko urazi ko gifite cy'umubiri wacu. Nta muntu n'umwe mu mwaka yose yo ku isi uracyambika ubusa kiriya gice. Kubera iki? Kuko ni icy'isoni, biteye isoni kukigaragaza, ariko ntabwo bivuga yuko kiriya gice ari ikibi cyo ku mubiri wacu. Ntabwo bivuga ko kiriya gice ari gifite ibyaha, oya, cyo cyagenewe kujya kwituma, bityo gifite akamaro cyane, kandi ariko tukacyambika tukakigirira neza, kirubahwa. Niyo mpamvu abantu bamwe nyine bamara kucyambika igitenge bakagenda bakizunguza bagikubita hariya, abantu bakabyadimira. Nuko ni igice cyo kubahwa, giteye isoni iyo ucyambitse ubusa, ariko iyo ucyambitse ni igice cyo kubahwa, nicyo gushimwa. Urako byumva? Rero ntabwo umubiri wacu w'intege nkeya ari umubiri w'ibyaha. Ntabwo ibyo bice by'umubiri ari ibice by'ibishitani. Nanze kuvuga amazina yabo, ariko amazina yabyo ntabwo ari amashitani. Ntabwo nabivuga hano kubera ko nzi ko abana batagomba kumenya amazina yabyo, ariko umuntu mukuru arabizi ko izina ry'ibyo bice uramutse urivuze ntuvuze ibishitani, nta cyaha ukose.
kubera iki? Kubera ko ni ibice by'isoni nkeya, yego nako dugirira isoni, ariko izo soni ntibivuga icyaha. Bitandukanye na bimwe bajya bavuga ngo abantu bakora ngo iby'isoni n'iby'isoni nkeya. Nyine ni abantu bagaragaza bya bice by'isoni bakabishyira ku mugaragaro, bakabishyira ku isoko, ariko tugomba kubyambika. Icyo gice rero ubwacyo ntabwo ari icyaha. Ibyo bikari bagenda bazunguza ntabwo ari ibyaha. Ibituza bagenda basimbiza ntabwo ari ibyaha. Ibyo bintu byose twambariyeho twita ngo ubusa, cyangwa se iyo tutambaye tukaba twambaye ubusa, ntabwo ibyo bintu ari ibyaha. Ni ibice by'umubiri wacu bifite agaciro, bifite umumaro. Imana yabiremye, ibiremeye agaciro kabyo. Ibyo bice byo haruguru by'abagore, uramutse utabifite umwana yakonka gute? Yaba hate? Ibice byo hepfo twita by'isoni nkeya cyangwa se biteye isoni, umugabo atabifite mwabyara mute? Umubyeyi atabifite yabyara ate? Biriya bice ntabwo ari iby'icyaha, ntabwo ari iby'ibyaha, ntabwo byakorewe, ntabwo byaremewe gukora ibyaha. Ni ibice by'umubiri by'agaciro kanini cyane. Iryo shusho rero ndi kukwereka ry'umubiri wa Kristo mu buryo bw'umwuka nabyo ni bimwe. Hari abantu bafite impano mu mubiri wa Kristo, mu by'ukuri zenda nko kuba ibintu nk'ibyo ngibyo by'umubiri umumaro munini, ariko mu gifatika tugasanga tugomba kubyambika, tugomba kutabishyira ku mugaragaro, tugomba gusa nk'aho tubigirira ibanga. Hari abantu bafite impano zimeze gutyo mu mubiri wa Yesu Kristo. Ku murongo wa 25 ngo kugira ngo umubiri utirema ibice rero, ahubwo ingingo ziba amagirirane, nuko ibyo bice byose tubiha agaciro kamwe. Urugingo rumwe iyo rubabaye urundi rukababara, ingingo zose zikababarana kuko hari urugingo rumwe rwagize ikibazo. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo mu mpano Imana yaduhaye mu itorero tugomba kumenya gukorana nk'uko umubiri ukorana. Ejo nibyo ndi kuvuga. Tukamenya gufatanya nk'uko umubiri ufatanyije, tukamenya kubaha abo dukeka ko bafite impano z'intege nkeya, tukamenya nuko abafite izo mpano z'intege nyinshi zo kugaragara nabo atari ibyo gushima, ahubwo dashima za mpano ntoya, za mpano z'abantu baciye bugufi, za zindi dutekereza ko nta kamaro zifite, ngo nizo Imana yahaye icyubahiro kurusha izo tubona ko zifite agaciro kanini cyane. Urukubyumva? Reka raho tuhave tujye muri Timoteyo wa 2 igice cya 2 tugera ku murongo wa 20. Ndavuga imirongo 2 gusa, 20 na 21. Ahubwo haranditse ngo mu nzu y'inyumba ngo ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe bikoreshwa nk'iby'icyubahiro, naho ibindi bikagukoresha ibiteye isoni. Ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya ngo nibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganyijwe imirimo myiza yose. Nk'ahantu ku murongo wa 21 niho numvise uyu mugore nari kubabwira yarigishije asa nk'usobanura yuko muri ya nzu y'inyumba biriya bikoresho by'ibiteye isoni ari byo gukoresha ibyaha, kuko yatanze ingero nyinshi z'uko abantu bajya gusambana n'abakirisitu bakagenda bihishe, ndetse hakaba bamwe batega indege bakajya muri Kenya. Urabyumva? Bajya n'ahandi. Ariko rero nagira ngo subira muri ayo magambo urebe ukuntu abantu interprete ijambo ry'Imana baricuritse. Ngo mu nzu y'inyumba ni ukuvuga mu nzu y'inini, kuko mu nzu za Kinyarwanda kera babazwa nuko yera bayanditse bakoresheje Kinyarwanda tutagikoresha muri kino gihe, kandi bakaba batarashatse no kuyadabuta muri kino gihe ngo bayishyire mu Kinyarwanda gishya. Bari bakwiye kuzabikora. Ariko inzu y'inyumba mu Kinyarwanda cyo hambere habaga inzu y'ababyeyi, inzu nini niyo bita inzu y'inyumba. Noneho hakaba n'izindi nzu zabaga mu bikari z'abasore n'inkumi, umwana ukuze adashobora kongera kurarana mu nzu y'ababyeyi be, akajya kubaka akazu gatoya mu gikari katari inyumba. Inyumba ikaba yanzu y'ababyeyi nkuru nini. Mu nzu za cyami ababaga bagiye ibwami habaga hari inzu y'umwami nini, noneho hakaba n'izindi nzu nyinshi ziri ku ruhande rw'inzu y'umwami, ndetse yenda no hanze y'urugo rw'umwami, ariko zo z'abantu bakora ibwami b'abagaragu bashinzwe imirimo ibwami, badashobora gutaha iwabo bakagira amazu matoya ari ku mpande. Rero inzu y'inyumba ni inzu nini, ariko haba hari izindi nzu zo kubikari z'amanex. Uko byumva? Mu nzu rero y'inyumba ni ukuvuga ya nzu y'umuntu ukomeye, ya nzu nini,
atavuze ngo habamo ibintu byinshi ngo ariko ntihabamo iby'izahabu gusa cyangwa iby'ifeza. Uyu nguyu Pawulo wandikaga mu gihe cye cy'Abanyeroma, Abanyeroma bari bafite nabo amazu manini nk'uko natwe tuyatanze urugero rw'ikinyarwanda, ariko ayo mazu manini akabamo ibikoresho byinshi nk'uko natwe n'ubu ngubu amazu yacu agira ibikoresho byinshi. Ubu ngubu ndi kuvugira kuri televiziyo, ariko icyumba nagize studio gifite ibikoresho byacyo bitandukanye n'iby'icyumba cy'igikoni, gifite ibikoresho byacyo. Icyumba cy'igikoni gifite ibikoresho bitandukanye n'iby'icyumba cyitwa ko ari toilette. Toilette ifite ibikoresho bitandukanye n'ibya dushe. Dushe ifite ibikoresho bitandukanye n'iby'uburiri. Urukumva? Mu buriri hafite ibikoresho bitandukanye n'ibyo muri salo. Ni iki ngiki Pawulo yavuze ngo mu nzu y'inyumba ntabwo habamo ibikoresho by'izahabu n'ifeza gusa. Mu gihe cye ibikoresho by'izahabu n'ifeza n'ibyo abantu banyweragaho, n'ibyo abantu bariragaho ku meza, n'ibyo abantu bakoreshaga barya. Ni ukuvuga amasahane, ibiyiko n'amakanya, ibyaruzo, ibintu ibisuperi basukamo ibyo ku meza, akenshi byari bikoze mu izahabu n'ifeza. Noneho ariko ameza yashoboraga akoze mu byuma nabyo, ariko kugira ngo uzabone izahabu ukwiza ku meza angana umusozi ntabwo bikunze gushoboka. Habaga hariho rero n'ameza akoze mu biti. Intebe zashobora kuba zikoze mu byuma n'amafeza n'ibiki, ariko kubera ko zahabu na feza byari bihenze, ntabwo wafata intebe 5-6 zikoze muri masifu y'izahabu. Wagombaga gukora intebe z'ibiti cyangwa se ibindi bikoresho. No, izahabu ntabwo wayijyana ku mushyiga ngo ujya kwitekamo, ni ngombwa ko batekaga mu nkono z'amabumba. Uko byumva? So ikintu gikoze mu giti ntabwo wajyana kugikoresha nk'umuriro ngo ugicanire, ntabwo ariyo bashyira ku muriro. Ntabwo inkono wayikora mu giti ngo ujye kwicanamo. Hanyuma kubera ko udakora inkono ikoze mu giti, ugakora yo mu ibumba, ugasanga ubuzima bw'umuntu niko bumeze. Muri za toilette iza kizungu twebwe dufite ibintu bicaraho byitwa po cyangwa se sinzi ukuntu babyita ya misarani, ariko ikoze mu mabumba. Ni ukuvuga rero ngo icyo Pawulo yashakaga kuvuga, mu nzu yose y'umukire y'umuntu inzu ikomeye habamo ibikoresho by'inzego zose, ariko nta gikoresho na kimwe kidafite umumaro. Niyo mpamvu bavuga ngo mu nzu y'izahabu, mu nzu ariko y'inyumba ngo ntihabamo ibintu by'izahabu gusa n'ifeza, ngo ahubwo habamo n'ibindi bintu by'ibiti n'iby'ibumba, ngo n'ibindi bikoresho by'icyubahiro, noneho ngo n'ibindi akoresha ibiteye isoni. Ahangaha ibiteye isoni bigereranya na bya bindi by'umubiri wacu. Nabaza mbabwira ingingo z'umubiri ziteye isoni ntabwo ari ingingo zikora ibyaha. Niba ngiye byo gukora isoni, ntabwo nyiri iyi nzu afata ibikoresho bye ngo ajye kubikoresha ibyaha. Ariko uwo mugore udafite ishurirwa rindi uretse kuba yarabonekewe na Satani, akavuga ngo we ngo abantu bakora ibikoresho, ngo bahindutse ibikoresho by'ibiterasoni kuko bajya gusambana. None se ko umuntu ngo ni uwo muntu ufite ibintu byo mu nzu y'inyumba akoresha ibiteye isoni, ubu ni ukuvuga ngo ni Imana ijya gukoresha ba bantu ngo bajya gusambana se? Niba umuntu umwe ngo ukoreshwa iby'izahabu bya feza avuze ko ari Imana ibimukoresha, noneho nujya gusambana ni Imana ibimukoresha? Kuko hano umuntu ukoresha ibintu byo mu nzu y'inyumba niwe ukoresha ibya zahabu n'iby'ifeza, ni nawe ukoresha iby'ibiti n'iby'ibumba, niwe ubikoresha. Bimwe abikoresha ngo iby'agaciro kanini, iby'icyubahiro, ibindi akakoresha ibikoresho by'ibiteye isoni. Rero ibyo biteye isoni hano niba ari ibyaha, ubu ni ukuvuga ngo Imana ikoresha abantu bamwe kujya gukora ibyaha. Niko bene data, nimugire ihishurirwa n'ubushobozi n'ubwenge bwo kumenya abantu babigisha ibyo babigisha, bwo kumenya abantu batumweho niba gukora abakozi b'Imana cyangwa ari abakozi ba Satani. Ubu ntabwo byumvikana. Mwagiye kwisomera mukajya kureba. Mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho by'izahabu n'iby'ifeza, ngo ntarimo ibikoresho by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti. Donc nyiri inzu niwe umenya icyo akoresha iby'ibiti, hakabamo n'ibyo ngo n'iby'ibumba. Nyiri inzu niwe ufite n'ibyo byuma akamenya icyo bikoresha, ngo hakabamo n'ibindi bikoresho by'icyubahiro, hakabamo ibindi bikoreshwa ibyiteye isoni. Ibiteye isoni ntabwo ari ibyaha. Iyo umuntu agiye muri toilette ibyo agiye gukoramo n'ibiteye isoni, ariko se nyiri inzu ntabwo abikeneye. Papier hygienique ntabwo umuntu azikeneye. Papier hygienique se umuntu ashobora kwifata akajyana ku meza, ariko ku meza hajyana impapuro zaho, hari impapuro zaho, no muri toilette hagiye impapuro zaho. None se biriya bintu byo muri toilette bazabikuremo kubera ko bikoze mu ibumba? Mwabaye mute abantu mutabona? Natangaye mbonye 170,000
barebye ubuhanuzi bwa Satani kuriya n'inyigisho za Satani kuriya, bagatangara rwose. Noneho rero hepfo ku murongo wa 21 aravuga ngo nuko rero ngo umuntu ngo niyiyeza, kuko yagendeye kuri kariya kantu ko kwiyeza. Kandi nyamara dore Timoteyo bamwandikira hejuru bari bavuze ngo agendere mu buntu bwa Kristo. Umuntu ugendera mu buntu bwa Kristo rero ntabwo ari umuntu wiyeza, ni umuntu Kristo yejeje. Nuko agendeye kuri kariya kantu ngo umuntu yiyeze, noneho ngo yitandukanye n'ibidatunganye, ngo azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa n'icy'icyubahiro cyeshejwe, nuko byumva ngo kigirira nyiracyo umumaro, ngo kandi ngo cyatunganyijwe imirimo myiza yose. Ndagira ngo mbaze abakunzi bazira nyigisho n'uriya wazigishije, uretse ko adashobora kubona uko ansubiza, namwe ntimuzabona uko munsubiza, ariko muzashyiraho commentaire. Ndagira ngo mbabaze, buriya murabona igikoresho cy'icyubahiro, inkono ikoze mu ibumba akakwa ariyo ishobora gutekwamo, nta kamaro ifitiye nyiri guteka ibiryo. Intebe ikoze mu giti, nabasobanurira yuko mu nzu y'inyumba ntabwo ushobora gufata ibintu byose ngo bikubitemo izahabu, ntibishoboka, kubera yuko icyo kintu kirahenze, ibyo birahenze. Niko intebe zikoze mu biti ntabwo zifitiye akamaro nyirazo, kubera yuko zikoze mu biti. Nababajije kiriya kintu cyo ku musarane ko gikoze mu ibumba ntabwo gifitiye akamaro nyiracyo, ariko nyiracyo agiye kugikoresha, aba agiye kugikoresha iby'isoni, ibiteye isoni. Kuki? Kuko ntabwo ashobora kujya kwituma ku musozi, ntabwo ashobora kujya kwituma mu muhanda. Kwituma mu muhanda biteye isoni, niyo mpamvu mu nzu ye afitemo aho ajya gukorera ibiteye isoni, kuko adashobora gukorera hanze. None se kubera ko akoze ibiteye isoni mu nzu ye, ibyo bintu biteye isoni ni icyaha. Nta muntu ushobora kujya kwiyuhagirira ku musozi, kire ku wasazi. None se nuramuka ugiye muri dushe yawe ukambara ubusa ugakuramo ibiteye isoni aho ngaho ugiye gukarabira, ibyo ntabwo bifite akamaro. Dushe yawe ntabwo ifite akamaro, kuba kuyikoresha ibiteye isoni nta kamaro ifite. Ibiteye isoni ntabwo ari iby'icyaha. Iri jambo ariryo twasomye mu Bakorinto ba mbere, ari niryo uwo mudamu yasomye muri Timoteyo, n'ubu nanjye ndi kubasomera. Ntabwo ibiteye isoni hano ari icyaha, ntabwo ari gusambana, ntabwo ari kunywa inzoga mwahimbahimbye, icyaha mwahimbahimbye. Ibiteye isoni hano ni iby'umuntu mu nzu ye akora yiherereye, noneho abikoresha rero igikoresho yita ngo ni igiteye isoni, ariko icyo gikoresho kimufitiye akamaro, nk'uko icy'izahabu n'ifeza nacyo gifite akamaro. Kuko icy'izahabu na feza kijya ku meza, naho igiteye isoni kijya muri toilette, kijya mu musarani, kijya muri dushe, kijya mu buriri. Kubera iki? Aho hantu naho hateye isoni, ariko ibikoresho byaho ntabwo ari iby'icyaha. Ubwo muri kubyumva? Nuko rero n'Imana mu murimo wayo, mu rusengero rwayo, mu itorero ryayo, harimo abantu bafite impano z'intege nkeya, hakabamo n'abandi bafite impano z'intege nyinshi z'abanyembaraga. Ariko izo mpano zose Imana niyo izikoresha, kandi zikoresha iby'umumaro, zikoresha imirimo myiza yose, izikoresha imirimo myiza yose. Bari abantu bo mu itorero bamwe bashinzwe gukubura urusengero, bashinzwe gukora muri za toilette, abo bakora imirimo yiteye isoni, ariko ntabwo ari ibyaha. Bakora imirimo iteye isoni, kuko nibo bajya gukiringa aho mwanyaye, nibo bajya gukiringa aho abana bitumye, nibo baza gusukura urusengero mwasize murwanduje mwazanye n'ibyo n'ibiki byose. Iyo mirimo niyo uyu mukozi w'Imana avuga ngo imirimo abantu bakoreshwa mu nzu y'inyumba iteye isoni ni imirimo igayitse, ariko ntabwo ari imirimo y'ibyaha. Noneho rero imirimo y'izahabu, imirimo ya feza, imirimo mu by'ukuri ikorerwa ku meza, ni imirimo y'abavugabutumwa ijya hariya ikajya kugabura ibiryo. Ujya kuri gatuti abakoresheje umurimo w'ifeza, ariko ntabwo aruta ujya gukora muri wese yo kwitorero. Umuntu ujya kwigisha ijambo ry'Imana ku gatuti handi imbere, ujya gufata mikoro akajya kuririmba agahimbaza, abari gukoreshwa imirimo y'ibikoresho by'izahabu n'ifeza, kuko ari ku meza y'umwana. Ariko ntabwo impano ye ntabwo iri hejuru kuruta impano y'umuntu we waje
ntajye kuri gatuti, akajya mu ntebe zanyu akazikirininga, akajya muri wese akahakirininga, akajya gutekera abashyitsi akabagaburira. Uwo muntu ari gukoreshwa iby'imirimo mikeya y'agaciro gake byitwa byakwitirwa iby'isoni, ariko ntabwo ari iby'ibyaha. Icyo uyu mwanditsi wa hano yashatse kuvuga ni uko ntabwo impano zirutana, ntabwo abakozi b'Imana barutana. Wa wundi wahaye impano yo kujya gukora ku meza ntabwo arutana n'uwahaye impano yo kujya gukora mu gikoni. Uwahaye impano yo kujya gukora mu gikoni ntabwo arutana n'uwahaye impano yo kujya gukora mu musarane. Bose n'abakozi b'Imana mu buryo bumwe, bose bagomba kubahana mu buryo bumwe bungana. Mukure ibyaha mu itorero uko mubishyiramo uko mushaka. Nta muntu n'uyu n'umwe wageze muri Yesu Kristo wababariye ibyaha mukwiye guhora mwihanisha. Impamvu yabikoze gutyo uzi ariyo ni uko yashaka kurangiza yihanisha itorero. Abantu bagutumiye kuza mu giterane cyo kugira ngo babwire uburyo basa na Yesu kurushaho, noneho wowe uje kubabwira yuko ngo bari gukora ngo iby'isoni nkeya kugira ngo ukunde gusa, nurangiza uza kubona icyo uvuga ngo cy'idini cy'uko ugomba kubihanisha ibyaha bya buri cyumweru, bya buri kwezi, bya buri mwaka. Imyaka yose umugabo aramwihanisha abantu, ntimubigishe. Umuntu yaguhamagaye mu itorero ngo ujye kwigisha ijambo ry'Imana, ntukihutire gutekereza ko ugiye kwihanisha abantu ibyaha, kuko agutumiriye kujya kwigisha abantu barangije kwakira Yesu Kristo. Ahubwo aragira ngo ugende ugire icyo uvuga gituma abana b'Imana bava mu bwana bwo mu mwuka bagere mu gukura mu mwuka. Icyo rero ntabwo ari inyigisho z'ibyaha no kwihanisha ibyaha mu itorero amadini yacu yazanye. Tuzasubira ejo. Imana ibahe. Refuge TV, ubuhungiro.